nka Nyabarongo uko ingana. Hariya Nyabarongo ikiraro cyavuyeho nge nakwambuka nkajya Gitarama. Usimbutse si tugende sha simbura tugeye. Ubutaha nzabakorera bino bintu ngende meze gutya. Nibyo mubona hanze mukagira ngo ni montage, nge nabikora nta montage irimo. Ubu ngiye kubereka uburyo umuntu yatwara moto atari ngombwa ko afite amaboko yose, mu rwego rwo kugira ngo nkwereke ko niyo akaboko kawe kamwe kaba kadakora hari icyo wabasha kwigezaho. Ye kumuha mukomeze umudanangira kabisa. Sigiye uyu mwanya wa move ndamuboha murabona Atari wakizira ko umuntu yatwara moto aziritse amaboko. Jewe n'ubwa mbere nambibonye ubwo yari nk'igitangaza. Birashoboka n'amaguru ndashaka kubinyereka reka aba bantu bose bari hano ayibona. Aka kanya nziritse amaboko ariko ntabwo ubwonko buziritse. Ubwonko nibwo bukora akazi. Ndashaka kumenya ngo moto singiye urayurira uti dore kike. ubu ibintu bikoze bibaho. Akira man. David aranyemeje. David hanga urangosoye. Ibintu wabyigiye. Zirikagaho. Aranda naje. Arimo nabireba. Oya ndabuziritse.
babonye yego ibintu bikora ute n'amaboko ufite ni ukubera intekerezo mfite zityaye yemba ibi bintu sinzi iyo wenge nabyiga bigakunda n'amaguru ubutaha nzabereka amaguru aziritse n'amaboko aziritse ndetse azirikiye inyuma nzabibereka mbereke ko ubuhanga nubwo mubona umuntu aba atakigaragara kenshi ariko yitoje birenze ubu nagusiga ubu njye nawe tugiye gusiganwa tugere hariya nkutange hano njye nziritse wowe wicaye bisanzwe ubwo twagiye turi ugiye kumusiga afite amaboko abiri wabibonye David ibintu akora ni ukora aransize kabisa ntabwo ubyemeye ubu ni ukuvuga ngo we wari uziritse ubwonko niyo mpamvu ubusize sinzi njyewe ubwonko ndabufite n'amaboko ukoresheje ibanga bura kugira ngo usige ubwonko bwanjye burafunguye niyo mpamvu ubusize njye nakora iki kugira ngo bufunguke si ubwonko ubwo uzashaka nyine ubwo ushaka nakayiraho gatoya tugende sha simbura tugeye
Bafite aho ujya kutwereka ikirere. Icharaho cyangwa nawe wicareho. Icharaho hano. Evire. Negere umwana naho nje guparika. Iyi nkoni igiye kuyobora moto mu muhanda. Ndajya ngenda nyifashisha gutya. Uri mugenda? Ndaba ndyamye nimereye gutya mu muhanda yitwara moto.
Twari kirekire se David. None si imodoka ingana n'ikamyo. Ingana n'ikamyo. Twagiye. Icara. David. Icara. Yagize ubwoba. Twagiye. Data we.
tambuka hariya. Ngiye kwambuka hano. Siguma haguma. Tuzamuke ruguru iriya. Tugende. Ni ukuvuga ngo biragoye cyane ko urubyiruko rw'iki gihe rushobora kugaragaza impano zarwo. Nanjye ndacyari rwo ndi urubyiruko ariko hari ibyo nirinze. Urubyiruko kenshi mbona rwinywera alcohol, rukanywa urumogi, rukanywa inzoga. Ibyo byose ni ibiyobyabwenge. Ibyo bintu rero iyo ubasha kubifataho ntabwo ushobora kugira igihe cyo gutekereza ngo ugire ikintu wakwimarira, ahubwo uhora muri ya sisiteme yo kuvuga ngo nehe rwahiye, nehe inzoga iri, nehe ibyeri zabonetse, kugeza aho hari abantu ujya kumva ukumva ngo ngasinda naho bazinyaye. Ntabwo burya abasinze bazinyaye, ahubwo ni uko aca ahantu bamuhereza agacupa kamwe atumva uko byari bimeze, yakwiranguza n'ivide agahita asinda. Urumva ziba zaramwishe mu bwonko. Rero urumva ntabwo ngewe mfite ubushobozi bwo gukangura urubyiruko kureka ibyo rurimo, ariko biragoye cyane. Biragoye kuko nakuze nge ntanywa inzoga, nzirinda n'ibindi biyobyabwenge ntabyo. Rero buriya biramubona nkora ni bike y'ibyo nzi, hari ibindi byinshi nakora mutigeze mubona, mutanazi ko bibaho. Kuko nshobora gusimbuka nibura metero 40 kuva hasi kugera mu murambi. Nshobora kuva hano moto iri mu kirere amapine yose. Urabona nka Nyabarongo uko ingana. Hariya Nyabarongo ikiraro cyavuyeho nge nakwambuka nkajya Gitarama. Usimbutse si ugenze hejuru y'amazi. Yego. Usimbutse ukoresheje moto se? Yego. Ni ukuvuga ngo none nyine yose none hari hejuru. mu byo wabonye nkora wabonye iki nibura wabasha kubwira umuntu? Ibyo nabonye ukora vuga kimwe. Njyewe nabonye utwara moto n'inkoni. Rero uretse ngo urugero ibyo wabonye ubisobanuriye undi atabibonye ntabwo yabyumva. Ni nkuko ndi kukubwira ngo nabikora nasimbuka nyine ikirakiro cya Nyabarongo bagiciye, nasimbuka nkajya hakurya ukaba wumva ko bidashoboka. Nibyo bintu byoroshye kurenza kuyoboza moto inkoni. None se reka nkwibarize nk'umwana muto yuvutse
akirinda ibiyobyabwenge ushobora kumutoza ibyo bintu akabikora akabigeraho. uzi kugira ngo ubashe kumenya gutwara moto cyane cyangwa se kugira ubundi bumenyi bujyanye n'ibinyabiziga bisaba kuba uri umwana ushabutse. Iyo uri wa mwana urandaga ibyo ukora byose bigenda gake, ushobora no kuvunika. Ariko iyo ukubagana burya umwana uzasanga yuriye inzu yageze hejuru ukaberwa n'uburyo yagiyeyo, uriya yabishobora kuko utaha umukosoraho utuntu duke. Muri makeya umwana ukubagana niwe ushobora gukora ibyo bintu, wa wundi ugenda gake ntabwo yabishobora. Ntabwo byakunda. Mujye mureka abana banyu bakubagana bagerageze kuri byinshi. Wowe nuba ushaka kugira ngo upime umwana wawe kakubagana, uzamuriza ahantu harehare ariko uri hafi ye, ureba ukabyifatamo ku buryo nta hantu kumusama. Oya, ntabwo mubwiye kumuriza inzu. Umwana rero ukunda gushakisha kubagana ejo ukamusanga muri ya kosa ririya, uriya mwana arafata kuko biriya bintu akora aba ashaka kumenya. Ntabwo abikora kubera ko hari izindi mbogamizi cyangwa izindi mpamvu, aba ashaka kumenya. Rero ngewe impamvu bino nabimenye ni etape ku etape. Ndabaza ubu ni gute umuntu yatwara moto nk'uko abandi bayitwara, ndabyiga ndabimenya. Ibintu ukora wowe ninde wabikwigisha? Kandi ndimo nkubwira uko bigenda. Ni ukuvuga ngo nabonye mutwara moto nanjye ndayiga, noneho maze kuyimenya na wese n'iki nakora gitandukanye nawe nyitwara nayirekuye mbona irijyana. Buriya ntabwo rukuruzi y'isi iyo wabashije kuyikontorora ibintu byose urabikora bigakunda. None ze ni gute umuntu agucenga ukikubita hasi kandi we ntahikubite? Aba yacunze umuvoma urimo agafunga utabizi byagutungura ugashiduka yikubise hasi. Nanjye rero kuri moto buriya ni uko waba uri ko kose ntabwo wamfata nabishatse. Aho wanturuka hose kuri moto nahita nkwiyaka nkagucika. Arumva ikibazo cyawe wakoze mutwara moto uziritse amaboko, biriya bintu byo bikorwa gute? Urumva ahanini amaboko araziritse ariko ubwonko bwanjye burazituye. Niyo mpamvu niyo wanzirika amaguru cyangwa se amaboko, ntabwo uvuga ngo mu gihe ubwonko bufunguye nta maboko ufite wabaho cyane. Bisobanure neza abantu. Ni ukuvuga ngo ahanini gukora k'umuntu ntabwo ari uko akoresha amaboko. Urumva gukora ukoresha ubwonko. Ushobora kuba nta maboko yego ufite ariko mu mutwe uhafite. Byanze bikunze ushobora no kuba umurinzi w'ahantu, ushobora gucuruza kuko mu mutwe hakora. Ariko igihe mu mutwe hafunze wagusigira miliyoni igahita igenda, baguha 100,000 nawe ntubigeze iyo ugiye. Kubera iki? Kubera mu bwonko harafunze. Niyo mpamvu mwebwe gahunda y'urubyiruko rw'ubu rwibere mu kwinywera amatabi, rwibere mu kwinywera amayoga. Ese ugira ngo ntabwo ari ikibazo? Umuntu yamugaye amaboko ntaramubona yandikisha umunwa, ntabwo muramubona agafata bike gutya akandika. None ibyo sinzi, naguhaga urugero. Hanyuma se waguha ikaramu kuba uzi kwandika, nibura wakwandika umubare ukandika ukakoresha amenyo. N'umuntu yarya adafite amaboko cyane akarisha amaboko. Nyine ni byinshi kuko urumva iyo ufite akaga ubasha kugira gute, ubasha kwiyakira kandi ukikura muri ka kaga. Urumva iyo utigeze ubigerageza biragora guhita ubifata. Aka kanya amaboko yanjye aziritse nta mumotari n'umwe mu Rwanda yansiga muri moto. Yego, tuvuze ngo tuvuye hano tugiye Nyagatare. Ntabwo tubyumvise. Ntabwo mubyemeye. Ndavuze ngo umuziritse amaboko agatwara moto yayitwara nta moto ro mu Rwanda n'umwe wamusiga. Rose gisirishije cy'amaguru. Intekerezo. None se nkubaze abari bahari mwabibonye ngenda
mwabibonye ngenda ntwaye moto nkasiga umumotari nziritse uriya n'umwe naguhagaho urugero hari benshi rero kuko nasize umumotari umwe ariko nasiga n'abamotari benshi kubera iki ubwonko burafunguye none se yego nko gushyiramo bitensi ubwo bisaba gufata amburiyaje nta maboko ufite ibyo biri muri bwa bwonko bufunze ni uko wamenya ko moto atari ngombwa yuko igenda ari uko ufasha amburiyaje byose ni mu mutwe mu ntekerezo ariko ibintu ukora ni kuri moto gusa ku modoka ntibishoboka no kugenda ufite impano nyinshi nkunda kugaragaza iza moto none se ubu nzakwereka izindi zo kugukubita gutyo ugahita upfa ntabwo izo nazikora ariko nabyo turabizi nabyo bibaho turabizi ntabwo bibaho turabizi turabifite uratangaje ikindi kibazo cya nyuma mwamubaza imbaraga zikura isa rwose uratangaje ndakwereka wemera iki muri byose mu byo ku isi wemera aho imbaraga ziva wemera iki imbaraga ziva mu muza bitewe n'ukuntu umuntu ameze nyine yarabashije gusenga imana we yizera iki njyewe arambajije nsenga imana we wizera iki kimwe kuri kimwe igitego bagitsinze twebwe twizera ko imana ibaho dafite wambajije ikibazo kivuga ngo ndasenga we yizera iki oya wambajije kugira ngo umusubize yizera iki wizera imana hanyuma ari imana na shitani kirusha ikindi ububasha ni ikihe ni kuki wumva imana yanyu ko ifite imbaraga kuki wumva itamu ubwenge n'ubushobozi bwo gukora biriya mureba ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite igeno rye igeno ry'umuntu hari benshi muba mutarizi ko ari igeno ryawe ahubwo ukajya wenda i Remera kandi gahunda yawe y'ubuzima iri Kimironko ukagira Kimironko gahunda yawe y'ubuzima ari Nyagatare urumva ni ukuvuga ngo twebwe duhora niyo mpamvu usanga amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba buri muntu avayo agiye kuhashakira ubuzima hamwe waburiye ubuzima undi ajya akabubona niyo mpamvu rero impano mfite wowe warayibuze ariko hari uyisaba akayibona cyangwa se agashido kayibonye atari ngombwa akayisaba urugero ni njyewe ntabwo nari nzi ko nabasha gutwara moto ariko byagiye biza ariko akantu njye ni nta kantu kumbwira ngo ufite imyaka 600 ubundi ibyo bintu ntabwo mbyemera ok ngwino nkubaze rero ntabwo ubyemera ufite imyaka ingahe njye mfite imyaka 45 45 mbwira ikintu kimwe umaze ku isi ikintu kimwe maze ku isi ikintu kimwe maze ku isi abantu murambona urakibuze oya ntabwo ntibuze none se nakubajije ibyo nakubajije wabyumvise harabura iki ngo usubize uraziritse oya ntabwo nziritse ngenda bwa bwonko buraziritse gusa ntibikoraniye oya ntabwo binaniye njyewe ikintu maze ku isi ubwanjye nditunze ntunze n'umuryango aka kanya ari umumaro uramutse upfuye umuryango wawe wagukurikira umuryango wanjye ntiwankurikira ariko narawuteganyiriza oya niyo utawuteganyiriza nawe ubwawe wakwitunga ahubwo ngiye kukubaza ikintu mbwira ibintu bine binyemeza ko uri umuntu icya mbere ngenda umuntu gute gute mu buhe buryo njyewe ntandukanye n'inyamaswa ngaho mbwira urugero nyine ruhe inyamaswa ntabwo yaza kumpa ibyo ngenderaho
ahubwo ngiye ngomba kuziyobora mu buhe buryo? inyama urugero icyambere ntange wanjye woroye inka nayo ariko iragutunze kuko uyinywa amata, ariko ngewe ntayoroye ntabwo nawe utayabonye ntiwabaho. none se niyo intunze cyane nakubwiye mbwira ibintu bine binyemeza kuri umuntu. wagira ngo ni bikomeye mu bwonko. ngiye ko ni kubikubwira ngiye kuguha urugero kuba ubasha kuvuga, ugira ururimi rwigana. Inka wakwigana ukivuga cyangwa inkoko, ariko yo ntiyakwigana. uwo ni umwihariko wawe w'umuntu. ujya kumira rero ngo urayitunze, kuko utayitunze ntabwo ari umuntu. utayitunze nawe ni umuntu. none se nyine ko nakubwiye ngo ngira ibintu bine binyemeza kuri uwo muntu. ikibazo cyoroshye, abantu bane harimo umwe yambaye ubusa, abantu nyabantu ni bangahe? muceceke. abantu bane harimo umwe yambaye ubusa, abantu ba nyabantu, abantu bose uko ari bane bose ni abantu. icyo uragitsinze. hanyuma nkutumye intoki 10 mu bantu 20, ariko buri wese nkagutuma ngo umukureho urutoki rumwe, nkagutuma intoki 10 nkagutuma intoki 10 na rumwe. yego, ntumye intoki 10 ku bantu 20. untumye intoki 10 ku bantu 20. hanyuma abo bantu 20 bimeze bite? umbwire uwaba ari ikimuga muri bo. untumye 10 intoki 11 mu bantu 20. uwaba afite ubumuga ni uwuhe? ni abantu baba nta n'umwe? bose baba barahari. nta n'umwe. none si izo ntoki waba uzanye zikarika? abantu 10 nibo baba bari inyumuka. arumva byose birakunaniye. umwe ntagikoze ntabwo ok, ngaho mbwira abantu 20. abantu 20 urimo urabyumva? ndabyumva. nkutumye amaso 11. ababa ari impumyi baba ari bangahe? baba ari 9. bambarira ubambwira. umuntu agira amaso angahe? 2. ubwo ari 20 bafite amaso angahe? hanyuma impumyi urumva ari zingahe? impumyi ubutumwa nabaha nk'urubyiruko, mujye mwirinda ibiyobyabwenge, mwirinde ikigare, ujye ku ruhande. si ngombwa ko utwara moto, ushobora no guhinga, ushobora no kwahira, ushobora no korora nk'uko kwawe, ushobora no gucuruza. ariko iyo ubayeho ntacyo utekereza, uba ubayeho nk'utagira icyo ahomba. twebwe twakuze twiga siporo, na n'ubu ziturimo. wenda hari ibindi dukora ku ruhande bijyanye no kugira ngo tubeho, ariko nizo mpano zacu. ni ukuvuga rero impano z'abantu ni nyinshi, impano ni nyinshi cyane. izawe zo zirarenze ziriha. oya, ntabwo zirenze. none se impamvu mbwira ngo ntizirenze, kuki nta ibintu ukora nta n'umwe muntu ushobora muze mbwira ikintu uzi gukora cy'umwihariko ngo ibihumbi 200 none ikintu nzi gukora cy'umwihariko cyawe witekereje. njyewe ibi ni ibikira. nitekerereje njye ni ukwitunga, ndabishoboye. oya, aho ntabwo kwitunga. muri aba bose se utunze? uzi ko n'aba bana bitunze? n'aba bana bari none wenda urabona ntabwo uhari, bwa bwonko buracyagize bute? ni mushipiri ndetse nawe ubwo ari umugozi, ntabwo uhari. ibampere umugisha. urumva mwebwe twabashije kugirana ikiganiro, yego, ukaba mwabashije gufata umwanya wanyu mukandeba, ni uko munkunze.
kandi n'unyanze yihangane nta rwango ngengirira abana b'abantu tuba tubona ibintu ukora bitangaje ntabwo mbizi ntabwo mbizi Imana izayibakorera siko biri niyo yaba aniveriseri nziza iyanjye ntacyo yabamarira waba ufite rero moto muri iki gihugu cyacu oya njye ni hanze ibintu byawe wihangiye ku giti cyawe oya nahereye kuri vandame none kugira ngo umuntu akore nk'ibyo ukora byasabye wowe nguhaye urugero vandame sinigeze mubona muri filimi bita hagi tageti yagendaga ahagaze kuri moto agenda arasa ndumva iyo filime ugiye wayireba ukayibona rero niwe yabaye umuntu moto wowe ni kuki ntakubera umuntu moto urumva ufite ikibazo kandi wowe ubasha no kungeraho nakaguhuguye urumva ikibazo uracyagize gutya hari abantu benshi urumva njye nabonye bakibaza nyine ibintu bakavuga ati ni montage ariko mu by'ukuri hari abantu bibura bavuye aha bavuga ati bya bintu birashoboka nta bintu mwabonye nababwiye ngo mpishemo byinshi bijyanye no gutwara gutwara kuri moto cyangwa ku mamodoka ndumva nihagije simbizi ibyo ngibyo n'ibyo uri mubarirwa ntabyo wabonye ntabwo mbizi yego hari undi yashaka kumbaza ngaho mbaza karabaye none nzagutwerera ko sinzabuza warabuteguye ariko njye sinateguye kuza iminani ibiri cyamamare tuba gishakiye uzamutwerera ujye no mu budodo oya ntabwo iwe yarabuteguye ariko njye ntabwo nabuteguye uzamutwerera uvuga ngo iyi nkono urayiterura gutya iminota 4 nkagwa ibihumbi 5 abanza twibwire n'amazina n'imyaka rambura ukuboko wowe noneho ni 3 ni iminota 3 muhaye zanza atariho nanjye nshaka kuyimugana iminota 3 siko bimeze none se si poromosiyo ni kubera ikirata udashyiramo rambura inkoni neza imbere yawe rambura inkoni neza wowe shiramo rambura akaboko rambura akaboko yanze akaboko kanjye inkoni yirambura ireba imbere gutya rambura ireba imbere rambura ureba imbere rambura n'ukuboko rambura ukuboko rambura ukuboko kundi atangiye kwiyengeka ushaka iminota ingana iminota 4 yageze rambura ukuboko shyiramo imbaraga menya nyine ngufashe umenye ufashe ngo bice rambura ukuboko we rambura gutya akushyiramo imbaraga rambura ukuboko hano rambura ukuboko utagira ubwoba
rambura ukuboko ntabwo uri kurambura nturi buhende rambura ukuboko gore dore ukuboko kurahinnye yabyishe ukuboko waguhinnye wewe wabyishe zana ukuboko urakurambura nanjye nayakorera ni iminota 6 nkamuha ibihumbi 100 we yari hesha kufunga ukuboko kuraci amafaranga yibunze mu ya ngashaka kubishobora nyine agatsindire loto umugabo yanabura igihugu buretse mwese muri gutsinda kwiyandikisha uwumva ayikora ni iminota 5 arajya yiyandikisha atanga 1000 kugira ngo tubone ko mutarimo mudukinira noneho uwumva yayikorera akagenda yikoreye gutya akayigeza hariya ndamuha ibihumbi 20 ari hehe uwumva yayishobora ninde buretse gatoya buretse ninde yayishobora umuzane hano naze shyiramo uno munyururu w'iyi moto mwana nibaguha inzira uyishyire kuri abiri uyishyiremo aho ngaho tugende mwegere hirya gatoya umumama ndamuha iminota 4 nkamuha ibihumbi 5 nateruye ino nkoni kuyiterura banza wumve kuyishobora buretse mu urumva urayishobora akire buretse ndawe ndaguha ngino wumva dore umugore mu muhera mujyana hano hagati n'amajyana hagati aho ngaho urakora 5 rambura ukuboko wowe ni ukubera iki hano bigenda bite nanjye muyindi nzana nkwereke ndakwereka indi myitozo uri buze ukore ariko muri nk'abamama batatu ugiraho amayinite wowe nta n'ukwandanya n'uno mukobwa wewe byarangiye kuri simu ya kangahe ubwo mu nzira abana abantu bakuru bagiye guhamagara asize iminota izaheze mwana ko bitagira nta mayinite ufite David
nyandikira hano uvuge ngo nawe wundi uri buze ugaterura none ni igikombe uraterura igikombe cyonyine igikombe cy'amazi nenda guhubuka nyandikira uvuge ngo nawe mukobwa uri buterura igikombe andika mesaje uriya nicyo ahari bugenda muraza muri abamama bane njyewe ndajya hehe byamunaniye nawe njyewe mene mwana habonetse undi w'umusore habonetse umusore bitanu Davire kaje byikore Davire tuma amahirwe mikosi nawe noneho umuntu ari bubashe kuyikorera ayifashe ayifashe buretse gato buretse gato iyi nkoni umuntu ari buyibashe kuyikorera akayigeza hariya arayitwara ku rutugu cyangwa ku mutwe uretse nyine babibere uretse bakwereke gizembe ikore hano nkwereke gifate gutya neza fata neza urumva wayigeza hariya uyikoreye n'utayihageza buretse gatoya none tugiye urumva wayishobora urumva wayishobora ntayirekuye ndayigezayo nyereka aho nyigeza nongere nanayigaruye n'utayigezayo nuko ndabatsinze uratanga bitanu genda gwiyumvise nkani n'uyigezayo bizana cyoretse ngendebe niba cyoretse ndebe ibyo uri gusaba cyoretse ngendebe ayo mafaranga uri gushyiraho nanjye noneho uyu mumotari arambwiye ngo arabizi mbere y'uko yikorera inkoni ngiye kumubaza nimba azi kubara bisanzwe urabizi ntabwo ari uguteranya si no gukuba urabizi nk'abagabo mwe muceceke nta muntu ushaka amukopeza ngiye kukubaza imibare ine n'uyitsinda ndaguha 50,000 uri tayari twagiye rimwe gushyiraho 0 ni kangahe rimwe gushyiraho ni 0 urumva se uhari njye mbaze ngo bamukopeje ceceka gatoya muceceke gato uyu bamukopeje twagiye uri tayari uzi kuba ni ukubara bisanzwe ntabwo ari uguteranya si ugukuba si no kugabanya rimwe gushyiraho 0 ni kangahe rimwe gushyiraho 0 ni 10 urakoze hasigaye ibibazo 3 yabikoze ntabwo ari nakubajije ibibazo 4 ubwo ukoze kimwe hasigaye 3 rimwe gushyiraho 5 ni kangahe muceceke n'abagabo muceceke we urabona ntabwo uhari urakoze hasigaye imibare ingahe 2 rimwe gushyiraho 8 ni kangahe miliyoni 1,000 ntabwo uhari rimwe gushyiraho 7 ubwo rimwe gushyiraho 7 muceceke ariko niyo wabashije ese ubundi uriho uriho mbwira ibintu 4 binyemeza kuri umuntu ngo 1,000 ibintu 4 binyemeza kuri umuntu utandukanye n'izindi nyamaswa icyambere ceceka ndavuga icyo ni icyambere ndabyemeye icya kabiri ndi umuntu gute se nyine ndi umuntu nyine gute nyine cyemeza gutandukanye n'inyamaswa umva ikibazo ko kibaza vuga ibintu 4 bitandukanye wowe n'inyamaswa
kutari inyamaswa nyine isobanura aho umuntu n'inyamaswa batandukanye icya mbere yagitsinze nga oya ntabwo ibyo ntabwo kirimo ntabwo nyitwara mbwira ibintu bine binyemeza ko uri umuntu ni ibi oke ngiye kumubaza ikintu cyoroshye ku ndayigaruraho umwana ni ukuvuga ngiye kumubaza ikibazo cyoroshye gihwanye n'amafaranga inote y'igihumbi umwumve ngiye kumubaza ikibazo cyoroshye mbwira ikintu kimwe umaze ku isi ikintu kimwe umaze ku isi icyo umaze ku isi ndi umumotari nkora abagenzi icyo utabikoze urumva ari umuntu uwo ni umushinga wawe ikintu umaze ku isi urumva nta mumaro arakibuze arayabuze nta kintu amaze ese wabaye oya byarangiye data bagigukopera byakunaniye jewe se ngiye kutambaza nanjye mbaza okay ngiye kukubaza ibibazo bitatu nubitsinda urahita uhembwa ariko ni ibibazo bitarengeje 10 twagiye ibibazo 10 oya ni ibibazo bitatu bitarengeje umubare w'10 rimwe guteranya gatatu ni kangahe rimwe guteranya gatatu ni 4 icyo wagikoze 9 kugabanya gatatu ni kangahe 9 kugabanya gatatu ni 3 icyo mwashishitse icyo wagikoze urumva ari byo nibyo twagiye rero ku cyanya umugahabwa amafaranga ibice 64 gukuba 7 uhita ufata amafaranga 20,020 kibaho ibice 64 gukuba 7 mwacecetse mwa bagabo ntigusubirize ni 4 n'ibice 48 koresha telefone ubirebe ntabwo ufata telefone mwa telefone ubu mubuze ibihembo mutsinde have tubaze uyu nguyu buretse ndebe undi muntu mbaza ngwino nkubaze ngwino nkubaze ikibazo cye ntushaka amafaranga ni ibibazo ngiye kukubaza uri tayari perezida wa Tanzania bamwita ngo iki mwacecetse ntawazi perezida wa Uganda bamwita ngo iki muceceke akasana Museveni ngwino hano okay ngiye kureba twigendere mbibaze uyu ngiye kumubaza ibibazo bitatu uhita ubimbwira minisitiri w'intebe wo mu Rwanda bamwitana okay ni ibibazo bitatu urumva ari byo koko urumva ari byo hanyuma minisitiri w'umuco na siporo bamwita ngo iki kagatipe ni kagatipe ni umutipe kandi ari umugabo cyangwa ni umugore nyine bamwitana ntabwo uhari twishyure wa munyonzi mwana wa munyonzi twatumye arimo aranyaka amafaranga wa munyonzi agahe
abanyonzi sinuzi inzara y'abanyonzi uzana icyo gihumbi muhereze na wa mutwite Neza mu gitondo ikigoroba arasenga ni niyo yapfanye iyi nkoni ndayiyoboza moto